akunda iyo nsa neza cyane by'abagore. Arangije umugabo wanjye ngo anyitaho, ngo aba ashaka ko nsa neza, ankorera ibintu byinshi, gusa ngo ngewe nyine ngo birangora, ngo iyo utamenyereye ibintu za story nyine aba arimo ntakiryo cyane subiza kwirata no kwemera. ego noneho arangije abazanye ikiganiro nyine gutyo baraganira, ahita avuga ati ngo uzi ko ngo buriya ngo umugabo wanjye ngo nuko ngo nagize ibyago nyine ngo ejo bundi ngo avuye ku kazi vuba. Urumva atangira kuzana story za wa mugabo ngo avuye ku kazi vuba, ngo baramwirukanye ngo ariko ngo nubwo bamwirukanye ngo kubera ukuntu ngo umugabo wanjye ngo anyereka urukundo ngo anyitaho. ntiyamenye ko noneho banamwirukanye kubera gutereta umugore wa bosi. Noneho arangije nyine aravuga ngo deja ngo ubu ngubu ngo twavuye ngo mu nzu ngo nako ngo yamfatiye ngo apartement ngo y'ibyumba ngo 2 ngo na salon ngo hasa neza cyane, ngo turi hafi kuyijyamo, ngo ariko kubera ko ngo avuye ku kazi vuba ngo twaguze ibikoresho ngo ntabwo ngo byari byarangira nyine, ariko ngo tuzagenda tugura bike bike ngo kubera ko n'akazi twese tureka gukomeza dukoresha amafaranga menshi ngo tuba nyine dufashe ibyo ngibyo. Ariko mu gihe ari gutera story uwo mama yumva story irenda gusa na story yiwe. Ushobora kuba abagabo hari abantu bazi gutegura. Noneho aribaza se ni ukubera iki, ngo ni ukubera ibintu ukuntu bari ahantu mbizi byenda gusa n'ibyanjye. Ako kanya ko kundi ubwira umuntu ko kundi uba ushaka kumva inkuru ukahita ubwira yahise amubaza ngo none se ngo nizere ko ngo ngewe ngo umugabo mfite ngo umugabo wanjye ngo niba ngo abagabo b'inzobe bose ariko bameze ngo ntakeya bagira ngo ntacyo na kimwe ankorera. Ako kanya akimara kuva gutyo ngo umugore ahita avuga ngo burya umugabo wanjye ngo ni muremure w'igikara. Arambwira noneho ukomeza kuko kundi uhita ubwira umuntu ukomeza ukaryoshya inkuru, ahita amubwira ngo hoya ngo urambeshye nta mugabo w'igikara ngo nta mugabo w'igikara ukora ibyo bintu, uri kubyumva ngo abo bagabo se babaheye ngo ahita amubwira ngo ngo ashaka kumwereka ifoto ye, ngo reka nze nkwereke ifoto ye ngo yo mu bukwe bwanjye nawe. Noneho uwo mama ahita amubwira ngo nta kibazo ngo gusa umugabo waratangaje bya bindi nyine uvuga uryoshya inkuru kugira ngo ukomeze wiyumvire inkuru ko yumvaga ko inkuru yenda gusa nawe umugabo birukanye vuba, uwo mugabo wari uri gushaka amafaranga kugira ngo bimuke, bari gushyiramo uturongo nyine kugira ngo inkuru iryohe kugira ngo n'umuntu yirekure avuge. Madamu nawe ukomeza kwa kundi ke baranagira indwara yo kwiyemera kaza akaba konfirmation nyinshi. Arangije ngo abafashe telefone ngo akimwereka telefone abona ni umugabo we. Arangije ahita aramubwira ngo twakoze ubukwe nagiye no kumwerekana iwacu ngo baramuzi tumaze igihe gito dukoze ubukwe. ashobora kuba nta mugabo woroshye ubaho simbizi, ariko abagabo bakomeje kwigaragaza neza mu bintu mu gutegura ibintu by'uburaya n'uburaya. Ariko nawe n'abakobwa batoroshye n'abagore batoroshye. Noneho umugore akimara kumwereka ifoto muri ako kanya ko akunda abagore bari kwemera ari kuvuga amagambo menshi, ubwo we mu kumwereka ibyo bintu yahise atangira kumureba ariko hari ukuntu ureba umuntu ukaba utakiri kumva story, ahubwo noneho ya filime yose bakubwiye ukajya ureba mu mutwe biba usuwagiye niba uba ubundi utangira gusoma filime yose mu bwonko bwawe ukuntu yazaga gusekera ukibuka ukuntu yazaga gusekera kandi kumbe ari avuye aho ngaho. Ahubwo se ariko abagabo murategura nka buriya muri iyo myaka 10 yajyagayo gute? Ariko rero umugabo nanone namugarukira hari n'igihe wenda uwo mugore babanaga atamuha gakeya wenda we akajya kuzishakira aho ngaho wenda akabona bakamufata neza. None se ni gute wambwira ngo yagiye kuko atamuha gakeya kandi muri iyo myaka isabanye nta kintu kimwe bapfuye, ahubwo umugabo hari igihe umuntu aba atakubwira nabi, hari igihe umuntu aba agukunda ariko hari ibyo wowe ukunda ariko utabona, ariko hajya hariya nyine ukabibona.
nibeye se gute umugore ugufata neza gutyo umugore agasevinga amafaranga akagura ikibanza ahubwo wowe ugatangira kumuca intege. Hello guys, welcome to our YouTube channel, The Sisters Love. I'm Janet. Mwiriwe neza, Jenny. Welcome. Iyi ngiyi ni YouTube channel yanjye namwe, natwe twese. Hano buri wese arisanga, tuba tubazana stories zitandukanye, harimo lifestyle, entertainment, game. Turapininga, turashyiraho n'akanimero mujye musanga ni box mutuganirize, mutubwire story, n'abandi bashaka kuza kutujoininga ni karibu. Sibyo, muze mwese. Turabakunda. Mujye muduha comment, like and subscribe please. Ariko mfite story. Oya mfite story ariko ntabwo ndi bibabwire uyu munsi. Uyu munsi ni ukuza kubaha ikaze nk'ikiganiro cyacu cya mbere tukabibwira, tuzajya tunatumira abantu, gusa mujye mushira muri comment mutubwire abantu dutumira, abantu mukunda tubaganirize, mutubwire ibyo mushaka ko tuvugaho, muduhe story, abafite story muzi umva. Hano ni kare dukunda story, ikintu kituzanye hano ni story, ni show, nukubaha show. Ni story ngo twabaga twicaye ku ishuri, uri kubyumva amasaha yo kujya muri refe ataragera cyangwa se muri chômage, za story zabaga zihari nizo zituzanye. Ntabwo twe tuje kuvuga abantu ariko tuje nyine gutera story, za story uvuga warubabaye kumva birashize, za zindi zirura umuntu mu mutwe, kumwe abantu aba yicaye nko muri weekend ari wenyine, kwa kundi wagiye out n'abandi muri kumwe, kwa kundi wabuze ibitotsi nijoro, umva uzazumva usinzire. Dutwandikire tubwire ati uyu munsi ndumva nyene abantu bari bunganirize, twe tuzajya tuza cyangwa uze utuganirize, tubwire icyo ushaka, icyo wifuza, uzajya uba wishimye. Uyu munsi rero tubafitiye story, hari story y'umushuti wacu yaduhaye online, aba hanze ntabwo aba hano mu Rwanda, niyo story twifuzaga kubasangiza. Nonse man, story ko numva irababaje ariko nanone nyine reka tuyivuge. Turayivuga mu cyamake, ntabwo tuvuga ibindi birebire. Turayivuga, bazatuha inama zabo muri comment uko bumva nyine babagira inama. Ega njye nanabagira n'inama. Natwe turabaha izabo ariko nabo baze kutubwira nyine baduhiza, ariko nawe arababaye, aracyafite agahinda kenshi, urumva ntabwo ariyakira. Inama wabagira, umuntu wabagira inama simbizi ku bantu bashatse niyo babyumva cyane, siyo? N'abatarashaka ni ibintu byoroshye, gusa hari isomo rimwe nakuyemo, ibabwire. Oya nyine ni story nyine ni umukobwa n'umuhungu bakundanye bakiri kwiga, biga muri universite, baza kurangiza barabana. Bamaze kubana gusa nyine iyo abantu bakirangiza barabizi baba ari abakene, baba bafite ibibazo byinshi, baba bashaka akazi. Mana yanjye. Nyine barakundanye, bamaze gukundana bageraho barabana, bakirangiza kwiga. Iyo urangije kwiga ariko utahita ubona akazi keza, ukabona akazi ariko gukemura ibibazo byawe, kuko umukobwa akimara kubona akazi n'umuhungu yabonye akazi, gusa bakajya bahembwa udufaranga dukeya, noneho ariko bafata inzu, akazi kari gatoya ako bakabanamo. Nyuma y'imyaka 5 umukobwa yaje kubona akandi kazi, amaze kubona akandi kazi n'umutipe abona akazi, tipe ahembwa 900 birengaho. Umukobwa wenyine ntabwo yari menshi cyane ariko yarayo 130. Gusa umukobwa yakundaga ko nyine ubuzima bwe yapangaga ko azaho mu buzima bwiza, nk'umuntu wakuze atari mu buzima bwiza, akajya akorera amafaranga yabonaga, akajya asevingaho 100,000 agasigaye 30. Ibindi bibazo byo ku ruhande nyine urumva umugabo aba agomba kubikemura,
urumva umugabo niwe wishyuraga inzu agahaha n'utundi tubazo tumwe two mu rugo tuba kandi urumva niwe wahembwaga menshi Ah. yagombaga nyine gukora byinshi ubwo uyu mugore yari ayo gusevinga kandi nawe yasevingiraga urugo rwe ko yumvaga nyine azagura ikibanza akubaka umugabo akamufasha. Nyuma y'imyaka 5 baje kubyara, bamaze kubyara bava muri ya nzu bari barimo bajya mu yindi nzu nyine isumbuyeho n'ibyumba 2 ahantu heza nyine haruta aho bari bari nyine umva bari bari mu kajagari atari heza nyine ari mu kavuyo. Noneho umugore hamaze igihe kumva imyaka 5 usevinga ayo mafaranga ari nyine amafaranga arabikika. Yabonye ikibanza ariko cyari kiri kure y'umujyi arakigura kwa kundi ugura ikibanza nyine kabaga hano bazahubaka ibintu nk'ibyo. Arangije yamaze kuhagura ariko ahereka umugabo nyine abona nyine nagakunze ko umugabo we yashaka kugura mu mujyi. Noneho umugabo nyine aramubwira ati nta kibazo wahagura ariko njyewe ahangaha nzahubaka ni kure y'umujyi nyine urumva ari ka mujyi. Yego nyine abantu benshi ntabwo bakunda kujya kuba kure y'umujyi gusa hari n'ababikunda baba bumva bakitaye yakira tutarawuvukiyemo uratugoha. Noneho umugabo nyine umugore aravuga nta kibazo umugabo aramubwira nyine ko akazagura umugore yabifashe nk'ibiraho aramubwira ati nzagura ikibanza gusa haciye igihe umugore yaje kubona ikindi kibanza cya make umuntu wakigurishaga kuko undi abantu bigirira ibibazo. Arangije bakundi yibona ibori ishyushye yihuta ya make. Yego arangije hamagaye umugabo abimubwiye umugabo aramubwira ati ntabwo ndaba tayari yo kugura ibyo bintu urabizi niyo mfite ibibazo byinshi hari ibyo tugomba gukora. Umugore arabimwumvisha umugabo arabyanga nyine yumva arababaye ariko yanga nyine kubigumaho anabivaho. Haciye igihe haciye nk'imyaka ingahe 7-10 bagifite umwana umwe. Yego bagifite uwo mwana umwe nta wundi mwana nyine bafite. Noneho barangije umugore imyaka 10-15 oya 10 gutyo umugabo kuri ka kazi yari afite baje kumwirukana bamuziza gukundana n'umugore w'umubosi wiwe. Umugore we arabimenya? Oya umugore batarabimenya izo sina umugabo icyo bamwirukanye oya nyine abatarabimenya ko yakundanaga n'umugore ariko bamwirukana yamubwiye impamvu bamwirukana. Yego yamubwiye impamvu aza no kuyimenya aramubabarira babaho mu buzima busanzwe nyine uko akunda babarira umuntu nyine ntabwo yani bisanzwe nyine kubabarira. Arangije umugore abonye ubuzima buhagaze aravuga ati amafaranga na sevinze kagende akoramo salo y'imizi itunganya imisatsi y'abagore nyine akajya ava ariko salo ahantu yari iri naho babaga nyine harimo akagenda ariko umugore akava mu rugo akahirirwa nyine urumva niwe wari usa ubwo niwe wari usigaye none afite inshingano zose z'urugo ari nawe ufite akazi wenyine. Yego umunsi umwe noneho uwo mumama ari kuri salo ye hacaho umukobwa nyine umugore kuko n'ubundi nuko atarabizi noneho hacaho umugore aramubwira ati njya nkubona hano niwe wimukiye hano uri mushyashya ntabwo muzi mba hano hafi gusa njya nkubona ariko ntabwo njya nkuvugisha umunsi nibwo ngize amahirwe yo kuvugisha kwa kundi nyine muri salo urabizi iyo turi gukoresha iyo muri salo haza inkuru kuva nawe wavuga aba yinjiye muri salo aramuganiriza noneho mu gihe bari kuganira uwo mugore ahita aterura ikiganiro ati ngo reba ukuntu mba nsanga nagize imana ngo salo nginza hafi ngo sinjya mbasha no gukoresha inzara ngo kandi ngo umugabo wanjye ngakunda iyo nsa neza byane by'abagore. Arangije umugabo wanjye nganyitaho ngo abashaka ko nsa neza ankorera ibintu byinshi gusa ngo ngewe nyine ngo birangora ngo iyo utamenyereye ibintu za story nyine abarimo ntakiryo cyane kwirata no kwiyemera. Yego
noneho arangije abazanya ikiganiro nyine gutyo baraganira ahita avuga ati ngo uzi ko ngo buriya ngo umugabo wanjye ngo nuko ngo nagize ibyago nyine ngo ejo bundi ngo avuye ku kazi vuba urumva atangira kuzana story za wa mugabo za wa mugabo we ngo avuye ku kazi vuba ngo baramwirukanye ngo ariko ngo nubwo bamwirukanye ngo kubera ukuntu ngo umugabo wanjye ngo anyereka urukundo ngo amwitaho ntiyamenye ko noneho banamwirukanye kubera gutereta umugore wa bosi noneho arangije nyine aravuga ngo deja ngo ubu ngubu ngo twavuye ngo mu nzu ngo nako ngo yamfatiye ngo apartment ngo y'ibyumba ngo 2 ngo na salon ngo hasa neza cyane ngo turi hafi kuyijyamo ngo ariko kubera ko ngo avuye ku kazi vuba ngo twaguze ibikoresho ngo ntabwo ngo byari byarangira nyine ariko ngo tuzagenda tugura bike bike ngo kubera ko n'akazi twese tureka gukomeza dukoresha amafaranga menshi ngo tuba nyine dufashe ibyo ngibyo ariko mu gihe ari gutera story uwo mama yumva story irenda gusa na story yiwe ushobora kuba abagabo hari abantu bazi gutegura noneho aribaza se ni ukubera iki ngo ni ukubera ibintu ukuntu bari ahantu mbizi byenda gusa n'ibyanjye ako kanya ko kundi ubwira umuntu ko kundi uba ushaka kumva inkuru ukahita ubwira yahise amubaza ngo none se ngo nizere ko ngo ngewe ngo umugabo mfite ngo umugabo wanjye ngo niba ngo abagabo b'inzobe bose ariko bameze ngo ntakeya bagira ngo nta kintu na kimwe ankorera ako kanya akimara kuva gutyo ngo umugore ahita avuga ngo burya umugabo wanjye ngo ni muremure w'igikara arambwira noneho ukomeza kuko akundi uhita ubwira umuntu ukomeza ukaryoshya inkuru ahita amubwira ngo hoya ngo urambeshye nta mugabo w'igikara ngo nta mugabo w'igikara ukora ibyo bintu uri kubyumva ngo abo bagabo se babaheye ahita amubwira ngo ngo ashaka kumwereka ifoto ye ngo reka nze nkwereke ifoto ye ngo yo mu bukwe bwanjye nawe noneho uwo mama ahita amubwira ngo nta kibazo ngo gusa umugabo waratangaje bya bindi nyine uvuga uryoshya inkuru kugira ngo ukomeze wiyumvire inkuru ko yumvaga ko inkuru yenda gusa nawe umugabo birukanye vuba uwo mugabo wari uri gushaka amafaranga kugira ngo bimuke bari gushyiramo uturongo nyine kugira ngo inkuru iryohe kugira ngo n'umuntu yirekure avuge madamu nawe ukomeza kwa kundi kwe baranagira indwara yo kwiyemera kaza akaba konfirmation nyinshi arangije ngo abafashe telefone ngo akimwereka telefone abona ni umugabo we arangije aramubwira ngo twakoze ubukwe nagiye no kumwerekana iwacu ngo baramuzi tumaze igihe gito dukoze ubukwe arabibona muri telefone mu kubibona gutyo umugore arakomeza arihangana arakomeza arabyumva atabyumva erega hari ukuntu wumva story ibabaje ariko ugashaka kumenya ukuntu yarangiye uri kubyumva cyangwa ugashaka kumenya ibikurikiyeho iyo ngiyo ntabwo ibibabaje gusa ni nka filime y'ikikanga hari abantu barakaye kuri iyi si umuntu agakinisha ibaze nyine imyaka 15 ibaze umuntu ukubwira ngo umugabo wanjye tumaranye imyaka 10 ugasanga umugabo we niwo mugabo wawe kandi mumaranye 15 we bamaranye 10 imyaka 10 yose abantu baba bakishemo ibaze kugira ngo umuntu akwishemo imyaka 10 yose abagabo bagaye hana kanunu ashaka kuba nta mugabo woroshye baho simbizi ariko abagabo bakomeje kwigaragaza neza bakomeje kwigaragaza neza mu bintu mu gutegura ibintu by'uburaya n'uburaya ariko nawe n'abakobwa batoroshye n'abagore batoroshye noneho umugore akimara kumwereka ifoto muri ako kanya ko akunda abagore bari kwemera ari kuvuga amagambo menshi ubwo we mu kumwereka ibyo bintu yahise atangira kumureba ariko hari ukuntu ureba umuntu ukaba utakiri kumva story ahubwo none ya filime yose bakubwiye ukajya ureba mu mutwe biba usuwaje niba uba ubundi utangira gusoma filime yose mu bwonko bwawe ukuntu yazaga gusekera ukibuka ukuntu yazaga gusekera kandi kumbe ari avuye aho ngaho ahubwo se ariko abagabo murategura nka buriya muri iyo myaka 10
yajyagayo gute? ariko rero umugabo nanone nanone namugarukira mani, hari n'igihe wenda uwo mugore babanaga atamuha gakeya, wenda we akajya kuzishakira aho ngaho, wenda akabona bakamufata neza. none se ni gute wambwira ngo yagiye kuko atamuha gakeya kandi muri iyo myaka yose abanye nta kintu na kimwe bapfuye, ahubwo umugabo hari igihe umuntu aba atakubwira nabi, hari igihe umuntu aba agukunda ariko hari ibyo wowe ukunda ariko utabona, ariko hajya hariya nyine ukabibona. nkibihe se gute umugore ugufata neza gutyo, umugore agasevinga amafaranga akagura ikibanza, ahubwo wowe ugatangira kumuca intege? ubwo se ushatse kumbwira ko umugore aba adashobotse? hari abagabo ntabwo mushobotse. none se nibyo ntabwo wambwira ngo uwo mugabo arashobotse, umugabo umeze gutyo, umugore akifata. none se nyuma y'aho ngo byaje kugenda gute ubundi? ukuntu byagenze muri uko ngo kumwereka ifoto ari kuvuga, yahise anamubwira ati ubu ngubu tunavugana ndatwite. umugore kubyumva aratitira, ako kanya yahise afata ibintu bye aragenda asigamo abakozi. aravuga ati ibintu numvishe kanjye kureba niba umugabo nasize mu rugo ariwe wa nyawe, niba ari we koko ahari cyangwa se afite impanga, cyangwa agasanga yari afite impanga yari atarabimubwira. ntabwo bishoboka, ntabwo yaba atamuzi, imyaka yose babanye bakigana. ahubwo urumva uwo umuntu mubanye ntabwo byakunda, umuntu mukundanye imyaka ingana gutyo mwiga mukora iki, ushatse kumbwira ngo wamukekeraho ibyo bintu? ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. ahubwo nyine ni kwa kundi ibintu bikwituraho ugahita uvuga ngo byanjye birarangiye. yaratashye agera mu rugo, noneho aravuga ati reka mfate amafaranga na sevinze, uri kubyumva? nako yaragiye ahamagara umuturanyi we, shaka nyine kwa kundi ufite umuntu muganira, ari kumubwira ati kamuhamagare amfashe no gufungura aka kabogisi, kuko ni kwa kundi nyine we yabikaga nyine kwa kundi ubika udufaranga twawe ntujyane kuri banki, uvuga ati ngana agasevingi kanjye kuko ndi muri bizinesi nzahita ngenda nkoremo ngende nongera muri bizinesi, ariko amafaranga nakoze iki nayafushije ubusa. asanga umugabo yagize ati yarayatwaye, ni nawe yakoze bakoze we na wa mugore. reka nkubwire, wagenda watwara ibyawe byose, atwara kandi ubwo rero cyane mu nzu utaranamufata. no nyine ndakubwira ngo wagenda wowe ugashaka abagore ushaka, ariko amafaranga yanjye ntabwo yarabizi, nawe yaragiye arafungura asanga niba ari ikintu ubana empty nta kintu na kimwe kirimo, amafaranga waruhiye, aramutegereza. ubundi hari ibintu bibiri bibabaza, icya mbere ni urukundo, icya kabiri n'amafaranga. none ibibazo byose babitwara icyarimwe, nta na hamwe ho kugira uti ahubwo umugabo ho kugoza amarira hasigaye. byose ari gufata ya bogisi akayihobera, agatangira gutekereza ukuntu agiye kwimuka, agafata yindi apartoma, ariko noneho asigariye kuri zeru. ubwo urumva nawe umugabo aragiye, uwo urumva yaramukundaga ntabwo byabura, kandi urumva nawe mu kwihutira kujya kureba amafaranga ye yabitse, ni nk'ibyo byose nyine. ubwo yakomyeho agatima, Yesu we. arangije noneho yaramutegereje arataha, aramubatse amafaranga ari he ko nagiye kureba amafaranga nkayabura, ngo amafaranga nayakoresheje ibindi by'ingenzi. ibiki se bitagaragara utambwiye? ni ibiki byaba ari biki utambwiye kandi ari sevingi yanjye? ntabwo mbizi, kwa kundi umuntu akubwira ibintu nyine ukabura icyo ukora bitewe na situasiyo wahozemo, inkuru wahoze wumva. none se ntabwo yabimubwiye se? yari kumubwira akamugira iki? ntabwo wansohokana niba nabigenza, niba nakwica nkakwirega. ariko njyewe shawe ntabwo sinzi, ubwo nyine njyewe ntabwo wamenyera, ntabwo wakifata ngo umenyere mugeze kuko nta handi wayakura. niba wamenya impyiko yawe nkayijyana ku isoko, niba wamenya umutima, icyo nzi cyo ni uko utansohokana aha ngaha. genda ugende n'amahoro yawe, ariko
y'amafaranga yanjye pe. ibaze nyine gutunga umugabo nk'uwo rega ntabwo nyine ikintu Imana yaduhishe ni ukureba umutima w'umuntu sibyo ikindi kandi uwo mugabo niba akoresha izihe ntuzi ibaze kubana n'umuntu igihe kingana ariko gutyo nanjye ukamukorera uwo ibintu mugore byose ako hari ibintu natwe tugiramo hari abagore uruhare. tukitonda Mwitonda hari tutayagira ukwitonda hari n'ubujiji nase ni ubujiji n'ubujiji ariko umuntu yakwihisha no oya none bibaho se nawe yatekereza yuko n'umushyitsi yaza agatora ya boxi mani amafaranga mu gihe atari kuri banki ni gute ukora sevingi mu rugo iwawe amafaranga angana atyo ni gute wakeka ko umugabo mubana sibyo no ushobora kudakeka umugabo ushobora no kuvuga ati umwana ashobora no kuyisohora kwa kundi abana bakubagana akayisohora wenda bakanayitwara cyangwa akayijugunya hanze bikarangira gutyo cyangwa se n'umushyitsi cyangwa se nkatwe hari tugira abakozi abashyitsi b'ingona cyangwa n'umukozi akaba yayiterura akayitwara gute fata amafaranga oya angana ariko gutyo. wenda mu gusevinga gutyo cyangwa hari ukuntu uba wizeye umutekano w'ikintu cyawe bibaho abantu babika bitandukanye no amafaranga tubika mu rugo muri tuno tubogisi dushyira amafaranga ni bya biceri wasagukanagamo ni y'amafaranga nyine make make ariko sevingi ifatika yo gusevingira ejo hazaza hacu yo gusevingira nyine wenda kuzagura iyo nzu amafaranga bari menshi cyane ayo mafaranga uba ugomba kuyashyira kuri banki okay ugomba kuyashyiraho ariko noneho katuvuge ko abo bose uri gutekereza nta n'umwe wayajyanye ko yajyanywe n'uwo ndabizi nta n'umwe ariko nanone nawe yabishyizemo ikize oya ntago umuntu mubana kugira ngo bamutware amafaranga yiwe abifiteho 50%. oya na 50% afite na 50% afite erega iyo ubana n'umuntu murizerana uri kubyumva erega wivuga gutyo ashobora no kuyafata akayashiramo uri kubyumva niba uyu munsi njye nibagiye gufunga wowe uyu munsi kuki utabizirikana ni ibintu byacu twembi umunsi wo gafunga si ibintu bisanzwe ntabwo byari bisanzwe birasanzwe na cyane rero urambwira ko byarangiye gute nyine bikarangirira aho gutyo gusa ukagenda kugenda n'ubundi uwagiye ntabwo wamutangira pe nushaka kugenda ntiwamugarura ariko se amafaranga yawe ibaze noneho nyine nyuma y'ibyo bintu byose ukoreye umuntu ugashaka umugore amafaranga yose ngo agakwiye kuba kurumva amafaranga yakoreraga ni menshi yavuga ko yarazanye mu rugo bagatera imbere nubwo yaba yaravuye ku kazi gute amafaranga yakoreraga yari menshi ariko kubera ko yakoraga yajyana hanze iyo myaka 15 babanye yatangiye kudetingana n'uwo mugore wundi guhera ku mwaka wa 5 bamarana imyaka 10 yose bivuze ngo n'ubundi y'amafaranga yasevinze urumva ko uwo mugabo hanze kwihabara ryiwe ariko urumva uwo mugabo yari n'ikiraya abagabo b'ibiraya turabiyamye okay ibyo birumvikana ushobora kubana n'umuntu ukumva nyine udatakimukunda ariko se mwajye muvugisha ukuri oya nyine ukideklara ukamubwira ati rero ntago bigifunze ndabona bitagishobotse ase ubu wabaza ukabwira umuntu beta nyine sigara ngende cyangwa urumva n'undi n'ingeso yarasanzwe afite niba yaravuye ku kazi aribyo bamwirukaniye ariko nanone niba ari n'ingeso aho ngaho ntago numva kuri uwo ngo niba ari ingeso kugira ngo bakora ubukwe ubwo bivuze ngo yakunze side chick kurusha urumva niba yaragiye nyine wenda we yumva niho ashaka kuguma ariko se kubera icyo utabivuga kuri aho wasanga umuntu yishimye ubu urambwira ko bazaryama umugore agasinzira kandi aho babera nta bwenge bagira ubwenge buke araza akaryama agasinzira azi n'ibyo byose yakoze agasinzira nyine gutandukana n'umuntu ntabwo ari ibintu bihita ukora ako kanya sibyo keretse nka byawe n'irya kera simbizi sindabibona ngo umuntu ngo yahukanye ngo ukahita usohoka mu nzu ukagenda ngo umugabo akazakugarura simbizi byo kwahukana kuri kino gihe ntabwo bikigezweho iyo ushaka kwahukana wahukanira mu kindi cyumba njyewe ariko shawu njyewe umugabo ankoze ibyo bintu ntabwo nava mu nzu yanjye weho nafata ibikapu byawe nkabiterura nkakubwira ngo genda ntabwo nasohoka mu nzu yanjye ukagenda nkasigaramo kuko niwe mba nirukanye wananiye njye ntabwo nayivamo ko ntabwo mba narakunaniye ibintu ni bibiri wowe uba ugomba kugenda wananiye njye nkasigara mu nzu
mubaye rero muyikodesha nyine sitori ni uko imeze nyine nawe aba yibaza mwange mwemere amwange kandi dukomezanye urumva bakomezanye gute se kandi yarakoze mariage n'uwo wundi wo hanze kandi we ikibazo umugabo nyine urumva umugabo ibyo bintu byose akora aracyataha mu rugo rw'umugore mukuru rega gutaha no kuba hari urukundo n'ibintu bibiri bitandukanye none se wamusohora ye ubwo keretse wowe nyine njye ego kumusohora gusa se gusa sinzi ko namusohora gutyo gusa ngo agende n'amafaranga no nyine bisaba umuntu nk'uwo bitewe n'ibintu aba yaciyemo bisaba ngo umugire inama ugire inama icyo nde gukora uwo mugore nyine sha urumva ko we nyine ari hagati arumva ntiyarekura umugabo akumva umugabo bakomezanya akumva yamureka ubwo rero ntibibaho muri iyi si iyo ibintu bikugezeho ubyakira uko bije cyangwa se ukabishakira umwanzuro akeneye inama zanyu namwe cyangwa niyo waba uzi n'undi muntu byabayeho gutyo ugomba kumwegera ukamuganiriza ukabimwumvisha kuko umuntu nk'uwo nguwo ashobora no kugenda mu muhanda bakamugonga kubera ibitekerezo mukabona abantu bagenda mu muhanda bameze ukuntu baba bafite ibintu byinshi mu mutwe none se hari ikintu nibaza yakora iki kumureka akagenda n'ubundi yaragiye uwaba yagiye kuri ahubwo njyewe amafaranga se yakora iki nta na kimwe yakora ubwo arayabuze deja arayabuze ahubwo ngiye namureka akagenda nanamusohora mu nzu yanjye naguhambiriza riva byaba bimutwaye iki we ntacyo byaba bimutwaye n'ubundi akagenda none abagaruka gukora iki ko kugenda burundu byamunaniye ubundi uhita umubwira ati noneho genda burundu ntabwo ngenda kubyiyumvisha ukuntu nambwira ngo genda burundu n'ayo mafaranga none se ko aba yayakoresheje wakora iki yagomba kuyansubiza ubwo nyine icyo gihe bizamo kujya kumurega ibintu nk'ibyo ntabwo naheba ntabwo byakunda rero ubwo nyine inkuru yacu nubwo yari iteye abantu tugendana n'ibintu byinshi abantu batekereza ibintu byinshi abantu bakorerwa ibintu byinshi buriya nubona umuntu ukabona hari ukuntu wari umuzi ukabona yarahindutse jya umwegereza umuganire abikunze agukundiye ko byakunda ko nyine wamuganiriza umuntu ujya umwegera umuganirize abantu turacyakeneye urukundo mbese uko ko abantu baganiriza nk'uwo umugira inama ukamubwira ukuntu yabyitwaramo niyo mpamvu munini abantu turakenerana mu buzima turakenerana mu buzima none umuntu uri muri kondisiyo nk'iyo ngiyo nibwo aba akeneye umuntu bya nyabyo uri kubyumva ukamugira inama kandi apana nyine za nama z'ab'iki gihe ukamugira inama ifatika ku buryo akomeza ubuzima ubuzima ntabwo buba burangiye iyo umuntu aguhemukiye mu buzima cyane ko afite na salo uriga yiwe ugakomeza n'icyo kibanza yari yaraguze urumva we afite viziyo ariko uwo mugabo sinzi ko ahubwo uzi impamvu atavuye kuri uwo mugore niwe wari umugize yego niyo mpamvu atahavaga kugira ngo akomeze amusahure urumva ko n'utwo bagezeho nyine ni umutwe w'umugore ni umugore wabitekerezaga ko yari akeneye iterambere ariko umugabo we ari mu yindi si cyangwa se wabona umugabo we amafaranga yarayafataga sinzi bonaga umugabo we amafaranga yarayafataga akayajyana hanze kubera ukuntu wambwira ngo amafaranga yose yakoreye ntabwo se nayahe nayo n'utwo umugore yari yarabitse yasubiye inyuma ajya kudufata yishyuraga aparitema akishyura ibyo kurya n'ibindi byose byo mu rugo asagutse akayashyira iryo habara yego noneho urumva bamwirukanye ku kazi nta sevingi n'imwe afite noneho yagumye muri urwo rugo kugira ngo urumva umugore aracyafite ikibanza yaguze aracyafite iyo salo yakoze urumva niwe wari usigaye abagize urumva n'utundi yazaga agashyira muri bogisi we yagiraga ate yadukuragamo ahubwo bamufashe we atabyiteguye nyine akiri gukorwa yari ategereje ko n'ubundi hari umunsi umwe yari kuzasanga n'intebe yazisohoye yazijyanye kurumva ko bamwirukanye no ku kazi ari ibintu batari bagura asanga firigo hari abagabo bameze gutyo yateguraga kwimuka wenda yari kuzaza agasanga yimutse yagiye kurumva ntabwo yamukundaga ntabwo wakundanye n'umuntu igihe kingana gutyo umukore ibintu bingana gutyo ukomeze utahiwe
byanga byakunda hari ikintu yari afite yari ategereje. rero ngewe ikintu nabwira uwo mugore urumva azi gukora, azi gusevinga, urumva namukore mu buzima bwe, agende n'ubundi amafaranga ntacyo azamumarira, ayo yajyanye n'ubundi bapfushije ubusa, urumva byararangiye. kandi noneho uwo mugore we aziyubaka, aracyari na muto, umuntu ufite umwana umwe, uwo ngo aba ameze nk'igisi, aba ameze nk'umuswa mu giti, namureke kuko yakomeza akamunga ubuzima nanjye niyo nama namugira, kuko gukunda umuntu utagukunda birababaza. ngo birababaza nyine, icyo gikoma azakigira ariko kizashira, azabona umuhoza amarira. no si na ngombwa kugira gukomeza twishingikirije ku bagabo, ngo umugabo ngo uzabona undi ngo azaguhoze atanaje se bitwaye iki? Ntabwo ari ngombwa, ntabwo umuntu wese aba ari itegeko, umukobwa wese itegeko ko umuntu ashaka, ariko nanone nta kintu biba bitwaye gushaka. Iyo ubyishizemo gutyo biroroshye ko undi yaza akakubeshya. ariko none se hari umuntu ntabwo wizera uwo ngo ashaka yaramubeshye, ariko akabona Romeo. ba Romeo n'abahari baratakaye. barahari, arabonjya mbona ngo no hasi baraharyama cyane abahari abenshi kuri iki gihe. Iyo mutakundanye nyine nako gukundana bisigaye ari nka 20%, rero 80% isigaye baba bashaka adresse, abandi baba bashaka amafaranga, abandi wenda baba bashaka no kwibyarira nyine ngo babone abana, ariko bagakomeza bagutesha umutwe n'ubundi. ku bantu bakeneye gushaka nyine mujye musenga, bitavuze ko nyine n'abashatse nabi batasenze, ariko ikintu cya mbere nyine ugomba gusenga ukabyereka Imana. byaba ari ngombwa ko ushaka, nta nubwo ari n'itegeko wa mugani wawe gushaka, ushobora no kuba ntabwo abakobwa bose bifuza gushaka, ariko wowe ubyifuza byibuka no gusenga ubyereka Imana. ngende uwo mumama ahubwo ubwo byaba birangiye, ni acyari muto, afite umwana aracyari muto, ariko urumva ko yashatse agikeneye gushaka, ashaka umugabo, ariko ntibyamukundiye. ariko mu gihe abonye undi ntabwo yamwanga, ntabwo byatuma yanga umugabo ngo nuko undi yamubereye mubi. okay, baramutse bahuye bagahuza kumva, ariko kwizera gusa uwo mugabo njyewe ntabwo yazongera kungaruka mu maso, nta kintu na kimwe yazongera kumuza nawe. ikindi kandi igihe amafaranga yanjye ntabwo yarya ngo ahere. wamukora iki? Nta hantu byanditse, nta banki yagiye kubikuzaho ngo bazabikwereka, ko urabizi iyo mufatanyije akawunti iyo ugiye kubikuza nyine biranagaragara. ni nayo mpamvu mubwira ko yakoze amafuti, bahita baguha mesaje ko amafaranga yawe bayabikuje, ariko muri box se ujya ubibwirwa n'iki? nyine yasevinze, nta na kamera iri mu nzu abihakaniza, nyine yavuze ko nawe washize. yasevinze nk'abantu bari bizeranye, nyine nta bimwe by'abakecuru ba kera bajyaga wese bazirika ku ntuza ko ngutiya harya. buri muntu wese turi gusoza mureke mbabwire, buri muntu wese wakizera umuntu utamwizera uba ugomba gutekereza kabiri. mujye mutekereza kabiri, utekereze ku kintu ugiye gukora, umuntu muri kumwe umurebe, umwitegereze. buriya umuntu mubana kumufata ntabwo biba byoroshye, ariko nanone biba byoroshye. nta nubwo oya, nta muntu ucunga undi, ntabwo bikunda, ntabwo wamucunga, ariko umuntu mubana ntabwo ajya gukorera ibyo bintu byose utarabibuse. biriya birashoboka. nanjye sinzi ukuntu imyaka 10 yashira turabona umuntu agakora n'ubukwe, ntabwo byakunda. igihe uba wirengagije ugakabya, wenda ukwezi, umwaka, ariko imyaka 10 bibaho ntibyamubayeho, n'abandi baba bafite ibyababayeho. so guys please, iyi niyo nkuru twari tubafitiye. urumva ko irababaje, ariko nanone urumva yandike muri comment, n'ubundi azareba nawe kino kiganiro azayibona, yumva yamufasha ishiremo. so guys, kubwe iyi nkuru tubahaye, please uyu mwanya dufashe twababwira iyi nkuru, turabinginze muze muri comment. ni true story. nawe nyine iyo hari ukuntu usoma comment z'abantu cyangwa ukareba ibitekerezo by'abantu ukavuga ati bitewe n'icyo natekerezaga uyu muntu ibinambwiye, yadusabye inkunga yo kumuha, yo kumugira inama y'uko yabyitwaramo n'uko yabigenza.
yego uwaba afite experience nk'iye yabishiramo akayimusangiza, yego uwaba nyine afite inama akamubwira ko yayimuha, yikuye mu kibazo. n'uwaba azi ukuntu Mm. wenda abazi iby'amategeko ukuntu wenda yabona amafaranga ye niba byoroshye sinzi mwabimubwira. Ikindi kandi tubasaba please mukore share, mukore subscribe, mukore mukomeze subscribe, muduhe like kandi mutubwire n'ibitagenda neza byose. sibyo ni kuri turabinginze. Tubafitiye true story menshi. Uyu nguyu we ntabwo ari mu Rwanda, ariko abari mu Rwanda bo bazaza bazibihere live. Ariko nawe yaza kuko nyine nta kintu bitwaye se, nawe yaza akatubwira uko byarangiye bitewe n'inama zacu twamugiriye. Inama zirava kuri twebwe, namwe zibaveho. ubundi azaze atubwire ukuntu byarangiye. Bye.